Stories ku mbuga bakunzi ba Deka Babla. Ibintu bikomeje kuba agatereranzamba bivugwa ku gitaramo cya The Ben kigerwa imihoro n'amajanja. Noneho inkuru igezweho yateye abantu kwibaza, ni umusore ukorera ari mu gihugu cy'u Burundi ukora ibintu bya design, print na branding, waje kuba afatwa cyangwa se agerwaho avugwa ko cyangwa se avuga ko bamuhaye ikiraka cyo guprintinga amafoto ya blues melody kugira ngo azandikeho cyangwa se azamanikwe mu gitaramo cya The Ben. Iyi nkuru igiye hanze nyuma yuko hagiye havugwa ibintu byinshi kuri iki gitaramo cya The Ben, kandi hakagarukamo umusore Bruce Melody. Iyo ni ifoto ya mbere yari kumanikwa yanditseho blues melody muri iki gitaramo cya The Ben hariya i Bujumbura, kiraba uyu munsi ku itariki ya mbere. Ifoto ya kabiri niyo yari kuba yanditseho ijambo igitangaza, ndetse niyo Bruce Melody. Igitangaza rikaza kumanikwa na bamwe mu bantu nyine ngo bari kuba batumwe. Ifoto ya gatatu ni yari kuba yanditseho 1:55 AM entertainment y'uyu musore abarizwamo we na coach Gael. Ibi bikagaruka muri saga zimaze iminsi ziba, noneho aho byafashe indi ntera. Noneho Bruce Melody bamwise umunyeshyari. Ati rero uyu musore byaje kugenda gute kugira ngo aya mafoto aya imprime cyangwa se aya printing kugira ngo bazajye kuyamanika muri kiriya gitaramo cya The Ben kiraba uyu munsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10. Ngo uwitwa Fata ku mavuta niwe wahaye uyu musore ikiraka n'aya mafoto kugira ngo azabimanike muri iki gitaramo cya The Ben kiraba kuri itariki ya mbere ukwezi kwa 10. Ngo yaragiye ari mu gihugu cy'u Burundi, nkuko mwabonye iyo brand cyangwa se iyo company ikora ibijyanye na brand design ndetse na painting. Rero ubwo Fata ku mavuta yahise ajya kureba uwo musore, hanyuma ngo biravugwa n'uyu musore ariko nta makuru ahamya. So ngo Fata ku mavuta aragenda uyu musore ikiraka avuga ko nyine agomba kuzimprima cyangwa se yaramanje mu hagasambo ngo umusore abona kemprimye neza. Noneho urangije ahita amuha ikiraka cyuzuye cyo kuzakora amafoto menshi yo kuzamanika muri gitaramo cya The Ben. Ubwo urumva ubaye kuririmba ukabona abafana cyangwa abandi bantu bamanitse amafoto atari ayawe y'undi muhanzi, noneho bivuga ko muhanganye mu gitaramo cyawe. Mbwira uko wabyakira se cyangwa uko byagenda biramutse bikubayeho uri umuhanzi runaka. Rero iri shyari riri kuvugwamo hagati, nubwo tutazi ibijya mbere ngo ni ibiki, kuri uyu muhanzi Bruce Melody na company we 1:55 AM entertainment, aho bivugwa nyine kuza kwangiza igitaramo cy'uyu umusore The Ben. Ariko ibyo byose nubwo aya makuru yose agenda ajya hanze, uyu musore nawe wagiye hanze. Uwo musore ni uyu nguyu muri kona muri background, uyu watanze piece wambaye aga t-shirt k'umukara. Bivugwa ko nyine ari we wahawe ikirakana Fata ku mavuta kugira ngo azakore ibyo byose, kugira ngo akore icyo kiraka cyo gukora aya mafoto azamanika mu gitaramo cya The Ben. The Ben turi kuvuga yaraye ahuye n'abafana biwe, baraganira barasangira bataramiraho gake arabasuhuza. Uyu munsi rero tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibwo araza guperforminga, hanyuma tukaza kureba ko iki gitaramo nimba kiraza kurangira amahoro, dore ko nyine cyagezwe amajanja
ubwo ibyo byose nibyo kuza gutegereza tukaza kureba koko uyu musore The Ben Tiger ko araza kuza gufata kara gace k'i Burundi. Ibi byose rero byajya bigaruka, byajya bivugwa, turaza kuzamenya ngo ni ibiki, bigenda gute se cyangwa byagenze gute kugira ngo aba bantu cyangwa se Coach Gael na 155 AM Entertainment irimo Bruce Melody kugira ngo igende igaruka muri aya makuru ivuga ko ishaka kwangiza igitaramo cya The Ben. Ibyo byose n'andi makuru menshi ndakeka ko cyangwa se ibyo byose bizajya hanze igitaramo kirangiye, ubundi tumenye ngo nibiki byari bihishe inyuma y'ibi bintu byose. Ese byarangatwiko ko gutwikira uyu The Ben cyangwa koko ibintu byareseriye bigikomeje kugira ngo koko hazemo ihangana hagati y'uyu Bruce Melody we utabyemera uvuga ko The Ben ari mukuru we nta kintu cyakabaye kibahuza bahangana, ndetse nyine ubwo na The Ben uwo Bruce Melody yita mukuru we koko n'imbaraga twiko cyangwa se ari ibindi show n'ibindi bijyanye nayo byose ni uyu munsi itariki ya mbere z'uku kwezi kwa 10 iraba ivuza ubu hariya mu gihugu cy'u Burundi.